agakingirizo nge ntabwo nagakoresha sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi ngo reka ntagakica. Iyo baza kunganiriza ku bijyanye n'ukwezi k'umugore ntabwo ntari kubasha gutwanira rwose. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ikiganiro Hitamo mukigezwaho ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Raison des Femmes ndetse n'umuryango w'abanyakanada Lami. Ndagusuje aho dukurikiye muri kano kanya nguhaye ikaze mu kiganiro Hitamo kigufasha kubona amakuru yuzuye kandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Amakuru yizewe, amahitamo meza. Ubushakashatsi bwa karindwi ku mibereho n'ubuzima buzwi nka Demographic and Health Survey cyangwa se DHS mu magambo ahinnye bukorwa n'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare mu Rwanda NISR bugaragaza ko mu myaka 5 ishize umubare w'abagore baboneza urubyaro wiyongereyeho 6% aho wavuye kuri 58% muri 2020 bakagera kuri 64% muri 2025. Urumwe se muri uyu mubare w'abagore baboneza urubyaro ariko hakaba hari ibibazo kibaza ku buryo ukoresha. Urashaka se gutangira kuboneza urubyaro ariko ukaba ugifite ibibazo wibaza birimo n'uburyo bwiza ushobora gukoresha. Iyo tugiye guha umuntu uburyo bwo kuboneza urubyaro hari ibibazo tumubaza ariko twanamupima tukareba uburyo bwamubera kuko uburyo ni bwinshi. Uwo ni Batamugira Leonidas, umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Kinyinya kiri mu karere ka Gasabo. Aragufasha gusobanukirwa mu buryo burambuye ku bibazo byose wibaza bijyanye no kuboneza urubyaro. Ese nubuhe buryo bukoreshwa? Nize mpinduka se ku mubiri ugomba kwitega? Kuba bamwe bakomeza kujya mu mihango se abandi bakayibura biterwa n'iki? Abashobora gutinda gusama nyuma yo guhagarika uburyo bwo kuboneza urubyaro se byo biterwa n'iki? Ibyo byose turabirambura muri iki kiganiro. Nge wakiguteguriye nkaba ngiye no kukikugezaho, nitwa Innocent Habumugisha, Mr. Buzima. Nguhaye ikaze. Ikiganiro Hitamo ni buri wa kane saa 11:45 za nimugoroba kuri Radio DC. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu Hitamo cyo kuri uyu munsi aho tugiye kuganira ku buryo bwo kuboneza urubyaro bwifashishwa mu Rwanda. Mbere yo gutangira ariko reka nkumenyeshe ko wifuza amakuru yuzuye kandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere wahamagara umurongo wa telefone utishyuzwa 811 no kuvuga 8011 w'umuryango Raison des Femmes ukabona amakuru. Ubuzima bw'imyororokere, Amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Twakiriye Batamugira Leonidas, umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Kinyinya cyo mu karere ka Gasabo. Yatangiye atubwira uburyo bunyuranye bwifashishwa mu kuboneza urubyaro mu Rwanda. Uburyo navuga ko buri mu byiciro bigera muri 6. Uburyo bwa mbere ni uburyo bwa kamere aho nta kintu umuntu kijya mu mubiri we, wenda twatanga urugero nko konsa. Iyo umugore abyaye buriya mu mezi 6 yatarabona imihango, iyo yonsa neza nibura inshuro 8 ku munsi rwose ntago yasama. Hari n'uburyo bwo kubara amatariki. Ya mudamu afite ukwezi kudahindagurika kuri hagati y'imisi 26 na 32 ashobora kujya akora uburyo bwo kubara ariko akabifatanya n'urunigi. Ubwo runigi rero ruba ruriho amasaro y'amoko atandukanye, hakaba ari amasaro ageraho akabona ko ari muri danje. Icyo gihe rero bakaba bakoresha agakingirizo cyangwa bakifata noneho akaba atasama. Rero uburyo bundi bubaho ni uburyo bw'imisemburo. Nabwo buri mu byiciro bitandukanye, habamo ibinini. Hari ibinini umuntu afata by'umusemburo umwe ndetse n'ibirimo imisemburo 2. Umuntu afata kanini kamwe buri munsi, ukwezi kugashira amaze agaplakete kamwe, noneho rero bukamurinda kuba yasama. Hanyuma hakaba n'uburyo bw'inshinge. Inshinge nazo ziri mu moko 2 ariko zose icyo zihuriyeho nuko iyo umudamu bamuteye urushinge rwo kuboneza urubyaro imisemburo iba irimo imurinda kuba yasama mu gihe cy'amezi 3. Hakaba rero n'uburyo agapira bashyira mu kaboko mu nyama imbere kamara imyaka 3 ndetse tugera n'akandi kamara 5. Ubundi buryo navuga budakoresha imisemburo ni uburyo bw'agapira bashyira muri nyababyeyi. Dufite akamara imyaka 5 n'akandi kamara imyaka 10 cyangwa 12 kugera aho ngaho. Hanyuma rero ubundi buryo dukoresha ni agakingirizo, abakabagabo n'akabagore tubwita ko ari uburyo bwa barriere kuko nyine agakingirizo gatuma intangangabo idahura n'intangangore. Hakaba rero n'uburyo bwa burundu. Uburyo bwa burundu haba ku bagabo no ku bagore ni uburyo bafunga imiyoborantanga. Umuntu nyine bafunze imiyoborantanga urumva ntago ashobora kubyara. Ubwo buryo ntago nyuma bashaka kuzisubiraho ngo avuge ngo agiye kongera byare. Biba birangiye. Uburyo bwa nyuma ni uburyo navuga bwo mu gihe cy'amage cyangwa se emergency contraception. Ni uburyo umuntu akoresha iyo yakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye akaba akeka ko yasama kandi akaba nta buryo bundi yakoreshaga bwo kuboneza urubyaro. Icyo gihe hari utunini afata tukamurinda iyo amasaha 72 atarashira tukamurinda kuba yasama. Hari bumwe mu buryo abagore bavuga ko bakoresha bagakomeza kujya mu mihango, noneho ubundi babukoresha ntibajye mu mihango. Ubu buryo butandukanira he bituma hari abajya mu mihango abandi ntibajye mu mihango? Urakoze cyane.
byose icya mbere biterwa n'uburyo yakoresheje bwo kuboneza urubyaro ndetse bigaterwa n'umubiri we kuko imibiri y'abantu iratandukanye. Umudamu umwe ashobora kuba afata nk'urushinge cyangwa se kari agapira bashyira mu kaboko k'imyaka 3 cyangwa 5, haba harimo imisemburo, n'ubundi iyo misemburo ikimara ihindura ukwezi k'umugore igatuma niba intangangore yagomba gusohoka ntisohoke. Rero icyo gihe iyo misemburo iyo habaye impinduka mu misemburo nuvuga ngo bigira n'ingaruka ku mihango. Ariko kutabona iyo mihango ntago kwa kundi bibwira ngo hari ahantu ngo iyo mihango iri kugenda ngo yibika ngo hari umunsi ngo izasandara, ntago ari byo. Ahubwo nyine iyo mihango ntago iba yiremye. Kuba atabonye imihango rwose nta gikuba cyacitse, ahubwo harimo ushobora kuyibona nkuko wari ukibajije akabona ari kuva akagira udutonyanga inshuro nyinshi, uwo nawe biterwa n'uko umubiri we umeze, nawe nta gikuba cyacitse. Hari uburyo rero umuntu afata imihango igakomeza. Urugero wenda nk'ibinini by'imisemburo ibiri, umudamu bifata imihango ye irakomeza uko bisanzwe, cyangwa se kari agapira navuze ko muri nyababyeyi nawe arakomeza akabona imihango pe, ariko rwose nta kibazo kiba kirimo cyatuma ahangayika kuko nta burwayi bundi, ahubwo nuko imisemburo ye mu mubiri we yahindutse. Ubwo kuba abona imihango yarakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro nabwo ntagire ubwoba ngo yumve ko yasama. Yego, uwo nguwo ubona imihango nawe kuba yibona ntacyo bitwaye, ntago yasama kuko uburyo mekanizme, uburyo bukora, uburyo bugera mu mubiri bituma hari impinduka zibamo. Kuba yabona imihango cyangwa kuba atayibona ntago bisobanuye ngo uburyo ntago buri gukora cyangwa ntago ngo yabusamiramo. Ubwo birahita binajyana na babandi baba bati nakoresheje uburyo runaka hari ingaruka nyine bungiraho, binaca intege abantu usanga batarakoresha ubu buryo kuko iyo baganiriye nyine umwe akamuha ubuhamya yumva ko ari ikibazo. Ikindi ugasanga umwe aravuga ati ngiye kuba nkoresha agashinge kakaba ari keza, ati ubu nibwo buryo bwiza bubaho, ugasanga ari kubishishikariza n'abandi. Abantu batekereza muri ubwo buryo bo murababwira iki? Urakoze cyane. Iyo tugiye guha umuntu uburyo bwo kuboneza urubyaro kwa muganga, hari ibibazo tumubaza ariko tukanamupima tukareba uburyo bwamubera kuko uburyo ni bwinshi. Ntekereza ko uruhare runini ni urw'abantu bo kwa muganga, abaganga n'abaforomo bagombye gusobanurira umuntu mbere yo kumuha uburyo bwo kuboneza urubyaro, bakamubwira bati uburyo nubufata wenda imihango yawe ishobora kuzabura cyangwa se ukajya ubona udutonyanga tw'amaraso, bakabimusobanurira. Iyo rero abibonye ntago yumva ko ari igikuba cyacitse. Ikibazo kiba cyabaye mu cyuho mu kiganiro umuganga yagiranye na wa muntu uri gufata uburyo, kuko buriya icyo ukwiye kumenya ni uko ibintu byose twinjiza mu mubiri bigira ingaruka. N'ibiryo bisanzwe urabirya bikagira ingaruka mu mubiri, hari impinduka zibamo. Rero izo mpinduka icyo abaganga bakora ni ikihe? Abakoze imiti bashyira ku munzani bakareba ese impinduka umubiri uzagira ndetse n'akamaro k'uburyo tugiye kumuha, bakabishyira ku munzani bagafata icyemezo. Rero naho ntago leta yazana uburyo bwo kuboneza urubyaro mu bantu igamije kubagirira nabi, ahubwo nuko izo mpinduka zibaho ziba zakwihanganirwa kandi noneho nta n'ingaruka zikomeye zagira ku bantu. Nk'umudamu ashobora kuvuga ati ngiye mwanshyizemo wenda mwanteye urushinge mbona ibiro biri kwiyongera cyane, ruriya rw'amezi 3 yabona ibiro biri kwiyongera cyane, kandi tuzi ikibazo cy'uko ibiro iyo byiyongeye cyane hari izindi ngaruka bishobora gutera. Kavuga ati rero mumfashe uburyo mu buhindure, tukaba twabuhindura. Ariko bivuze ngo hari undi ushobora kubufata rwose umubiri we ukabwakira neza ntagire ikibazo na kimwe agira. Kimwe mu bibazo usanga abantu bakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro bibaza ni ukuba hari igihe abuhagarika, akaba niba yari yafashe wenda uburyo bw'amezi 3 n'urugero akabuhagarika, ariko n'ubundi agatinda gusama. Ukaba ko biba byatewe n'iki? Urakoze ku kibazo cyiza. Iriya misemburo baha umudamu uvuga ngo wenda kamvuge ku rushinge. Urushinge rwo iyo baruguteye imisemburo irimo tubara ko yamara iminsi amezi 3. Rero aya mezi 3 rwose ikigero cy'imisemburo iri muri rwa rushinge kiba gihagije ku buryo umubiri umudamu atasama. Ariko ntabwo bivuga ngo ku munsi wa 84 wa musemburo wamushizemo burundu. Oya. Rero kubera ko nkuko nabivuze imibiri y'abantu itandukanye, umwe ashobora guhagarika urushinge rwo kuboneza urubyaro ya minsi 84 yashira, ku munsi wa 85 agasama. Undi akaba yamara ukwezi, undi akaba yamara amezi 2, ndetse hari n'uwamara umwaka ya misemburo ikimurimo atarasama. Ibyo rero nta gikuba cyacitse nabwo rwose. Uwo muntu akwiye kuza wenda kwa muganga tukareba niba nta kindi kibazo cyaba cyarabonetse nyuma mu gihe yafataga ubwo buryo cyatuma wenda atabyara. Ariko iyo nta gihari ni imisemburo iba ikimurimo, nyuma y'igihe runaka rwose abazabyara. Gusa hari n'ubundi buryo nk'agapira ko muri nyababyeyi rwose bashobora kugakuramo umudamu akaba yasama igihe agiye mu burumbuke, twa tunini tw'imisemburo ibiri. Biterwa n'uburyo ari gukoresha.
ariko cyane cyane n'urushinge nirwo batinda kugaruka kuba yakongera kubyara, ariko ntabwo ari bose, biterwa n'umubiri w'umuntu uko nabivuze. ubwo wenda n'igihe kingana nka gite cyafatwa nk'aho cyabaye kirekire kugira ngo umuntu ubona yatinze abe yaza kwa muganga? Urakoze cyane. Ku muntu wakoresheje urushinge rw'amezi 3 iyo birengeje umwaka haba harimo ikibazo. Ni byiza ko areba abaganga bakamusuzuma bakareba neza impamvu atari kongera kubyara. Ariko nkuko nabivuze, na nyuma y'amezi 6 uhagaritse uburyo bwo kuboneza urubyaro cyangwa nyuma y'amezi 3, ni ukuvuga ngo ushobora kurwara indwara ziriya zandurira abantu bakoze imibonano idakingiye, izo bakunze kwita ngo ni STI. Izo ndwara hari zifunga imiyoborantanga. Waboneje urubyaro ni byiza, ariko warwaye n'indwara ituma uzagira ikibazo cyo kubyara. Rero ni byiza ko abaganga bamusuzuma bakareba ese uyu muntu mu by'ukuri ni ya misemburo ikimurimo cyangwa yagize ikindi kibazo cyatumye atabasha kuba yabyara. Wa wundi nawe wagize wenda ingaruka zatewe n'uburyo bwo kuboneza urubyaro, kuko ntabwo zabura effet secondaire, n'undi wavuze ko ikintu cyose kigiye mu mubiri kigira ingaruka. Wa muntu wakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro ariko akagira ingaruka runaka abona wenda zigoye no kwihanganira, agirwa iyihe nama? Wenda umuntu ashobora gufata nk'ibinini bira by'imisemburo ibiri akarwara umutwe pe ukabije. Icyo gihe cyo dukora tumugira inama, ariko tumuha n'imiti igabanya ubwo bubabare. Iyo rero bitari guhagarara rwose tuhagarika uburyo tukaba twafata ubundi. N'urugero, hari n'umudamu uzavuga ati ngewe ndi kuva bidasanzwe, wenda yafashe urushinge cyangwa se agapira. Icyo gihe nabwo turasuzuma tukareba niba nta kindi kibazo cyaba kiri kumutera kuva, hanyuma twabona ari byo kutihanganira tukaba twamukuramo ubwo buryo, niba ari agapira tukamushakira ubundi buryo bumubereye. Bivuze umuntu rwose nagira ingaruka ajya kwa muganga, kuko uburyo bumwe bushobora kwanga ubundi bugakunda. Yego rwose. Tunaca intege abantu babwikuriramo. Hari abadamu baba barahawe agapira ko mu kaboko kakikuriramo, agafata urwembe, ruriya rwembe rushobora kwinjizamo tetanusi, hashobora kuza ikibyimba, hashobora kuza amashyira, ugasanga ugize ikibazo akaboko baragaciye. Rero ntabwo ari byiza kwikuriramo uburyo, ahubwo ni byiza kwegera umuganga. Ngo tere muganga, ndabona uburyo bitari kugenda neza, mufashe tubuhindure. Uko uburyo bwo kuboneza urubyaro mu Rwanda butangirwa ubuntu. Rero rwose ntavanga amafaranga, turagusaba andi mafaranga. Niba turi kubona uburyo bitari kugenda neza, turagufasha twaguhindurira, twaguha ubundi. Imwe mu bibazo bijya bibaho no kuba umugore yasamira mu buryo bwo kuboneza urubyaro. Iyo umugore asamiye mu buryo bwo kuboneza urubyaro bwaro bw'igihe kirekire bigenda bite? Urakoze cyane. Uburyo bwose bene icyo naheraho ntago bukora 100%. Rero muri babadamu 100 nkuko nabivuze, umwe wafashe uburyo ashobora gusama. N'urugero, iyo rero afite agapira k'imyaka niba ari 5 tugakuramo, hanyuma rero undi wafashe ko muri nyababyeyi nawe abaganga b'inzobere bashaka kuba bagakuramo cyangwa se bakakareka iyo babona nta ngaruka zizabaho. Ariko akenshi iyo umudamu yasamiye ku buryo turabuhagarika. Iyo yasamye gutyo atagira impungenge akavuga ati se ko nasamye mu buryo bwo kuboneza urubyaro, se ntibuzagira ingaruka ku mwana wanjye, nizo mpungenge ese nta ngaruka? Urakoze cyane ku kibazo cyiza. Akenshi urugero wenda nk'inshinge iriya misemburo ibirimo ya progesterone nta ngaruka igira ku mwana rwose, baramureka nyuma y'igihe runaka wa musemburo ukazashiramo, cyane ko buriya niyo inda igiyemo hari imisemburo n'ubundi mubiri uvubura, muyivubura niyo ngo yari mu rushinge birimo. Rero nta ngaruka bitera umwana cyangwa umugore. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Nibyo rero bijyanye no kuboneza urubyaro twaguteguriye muri iki kiganiro. Ariko niba wifuza gusobanukirwa biruseho kuri iyi ngingo ndetse n'andi makuru ku buzima bw'imyororokere, ndagushishikariza guhamagara umurongo wa telefone utishyuzwa 811, no kuvuga 8011 w'umuryango Réseau des Femmes. Hari abakozi biteguye kukwakira na yombi. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Uyu ni umusozo w'ikiganiro cyacu hitamo cyo kuri uyu munsi. Ndagushimiye twabanye kandi nizere ko ungutse ubumenyi buzagufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Amakuru yizewe, amahitamo meza. Ngiye gutegura iki kiganiro nkaba nanakikugejejeho, nitwa Innocent Habumugisha, Mr Buzima. Mugire ubuzima buzima. Agakingirizo nge ntabwo nagakoresha. Sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi. Ngo reka ntago kica. Iyo baza kunganiriza ku bijyanye no kwezi k'umugore ntabwo ntari kubasha gutwanira rwose. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ikiganiro Hitamo mukigezwaho ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Raison des Femmes ndetse n'umuryango w'abanyakanada Lami.